Nkwaye ikaze kandi ndagushimiye wadahwema gukurikirana Umuco Wacu TV ku biganiro byiza bicukumbuye ku muco n'amateka by'u Rwanda tubagezaho. Tugiye kugezaho ikiganiro ndi Baryinyonza Bashirangabo. Nkwaye ikaze. Mu kiganiro cyashize twarebeye hamwe ukuntu Ababirigi bagize uruhare mu itegura n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko uyu munsi tugarutse mu gice cya kabiri aho tugiye kureba neza ikiswe Operation Silverback. Operation Silverback yabaye ku itariki 10 kugeza ku itariki 16 Mata 1994, nyuma y'uko tariki 7 Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye gushyirwa mu bikorwa. Ababirigi bafashe ya mbere bafata umwanzuro wo kohereza indege yuzuye abasirikare 800 aho bari baje muri Operation Silverback. Operation Silverback nk'uko nabikubwiye hejuru yatangiye ku itariki 10 igeza ku itariki 16 Mata 1994. Ingabo z'Ababirigi zari zije muri Operation Silverback zari zije gutabara Ababirigi bari mu Rwanda, aho bamwe bari babwiwe kujya muri hoteli mpuzamahanga harimo nka Demiri Colline na Meridien ndetse n'izindi, ariko hari Abatutsi bari bahungiye kuri izo hoteli kubera ko hariho abasirikare bari babarinze, bumvaga yuko bari buharokokere cyangwa se bakabonera ubundi butabazi. Ariko si uko byagenze, ahubwo abo basirikare barabatereranye ndetse baza kubasiga mu maboko y'interahamwe, kubera yuko Ababirigi ubwo bamaraga kuhava abo Batutsi bahise bicwa. Nanone kandi abasirikare b'Ababirigi batereranye Abatutsi bari Ndera, kubera yuko Indera mu bitaro hari hahungiye Abatutsi benshi cyane. Aya namwe mu mashusho yakwirakwiye ku isi hose agaragara yuko amahanga yirengagije anatererana Abatutsi. Muri ayo mashusho harimo umugore wasobanuriraga cyane abasirikare b'Ababirigi ababwira yuko bari kwicwa, harimo abasaba ubutabazi, ndetse hari n'abandi bari inyuma ye bari bamanitse amaboko bavuga ngo mwadufasha mukaduha ubutabazi. Ariko abasirikare b'Ababirigi barabirengagije, barabaretse baragenda barabasiga, baza kwicwa n'interahamwe. Baragiye bagenda n'ibikapu n'imbwa zabo. Byari biteye agahinda, byari bibabaje kubona Ababirigi barimo burira indege basize Abatutsi barimo bicwa bazira uko bavutse, ntacyo babakozeho, nta kurinda, nta n'ubundi bufasha babahaye. Iyi myitwarire yaranze abasirikare bari muri Operation Silverback, utirengagije n'abandi bari muri Minwari batereranye Abatutsi barenga 3000 bari bihishe mu ishuri rya Eto Kicukiro, basigwa mu maboko y'abicanyi aho babajyanye kubicira ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Kansoze nsoreza aha kubera yuko ibyo Ababirigi ni birebire, kuko bagize uruhare mu itegura n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ababirigi bageze mu Rwanda mu mwaka w'1916 baje gusimbura Abadage, kuko Abadage bari bamaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi. Ababirigi bayoboye u Rwanda muri systeme ya mbatanye mbategeke izwi nka divide and rule, kuko byari kugorana iyo badacamo Abanyarwanda ibice, ntago bari kubona ukuntu babayobora. Niyo systeme bakoresheje kugira ngo bacemo Abanyarwanda ibice. Ibyo byatumye bagenda babibamo amacakubiri byototera kugeza umwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorerwaga Abatutsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ngiye wakugezaga ikiganiro ndi Baryinyonza Bashirangabo. Ndagushimiye wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byiza kandi bicukumbuye ku muco n'amateka by'u Rwanda binyura kuri uno murongo Umuco Wacu TV. Ndagushimiye kandi byimazeyo.